ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje inshuti bakunze b'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ku isonga ry'ibidukikije mu isi haza muntu, bityo ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije bigamije gutuma umuntu agira imibereho myiza kandi mu buryo burambye. Ni muri urwo rwego ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA gishyira mu bikorwa imishinga itandukanye igamije gufasha abaturage guhangana n'izi ngaruka ndetse no kugira ubushobozi bwo kuzikumira. Uyu munsi turagaruka ku biraro by'abanyamaguru byubatswe mu karere ka Ngororero ku bufatanye na REMA n'umuryango Bridges to Prosperity. Ibi biraro byubatswe ku migezi ya Satinski na Secoko, ubusanzwe yuzura kubera imyuzure ndetse rimwe na rimwe igahitana ubuzima bw'abantu. No kuvuga ngo igihe imvura yabaga iguye nk'uko mubibona, amazi aba menshi ku buryo umuvumba wayo utwara abaturage. Ubu rero abaturage bagiye kugenderana. None iki kiraro kije gutsinda uyu mugezi. Warora kumariya abana abavandimwe bagenda bagwamo. Icyo nicyo cyambere. Iyo tuvuze kubungabunga ibidukikije ni uguhera kuri muntu tukamubungabunga. Muri iki kiganiro turagaruka ku kamaro k'ibi biraro byubatswe ndetse n'icyo bizafasha mu kurinda ubuzima bw'abaturage kujya mu kaga kandi bakabasha gukora imirimo yabo nta nkomyi. Njye ubagezaho iki kiganiro ndi Jire ntaho batuye. Akarere ka Ngororero ni kamwe mu turere tugizwe n'imisozi miremire, bigatuma imivu y'amazi y'imvura itemba ijya mu migezi igihe cy'imvura nyinshi, bityo ikuzura bigahagarika ibikorwa by'imigenderanire mu mirenge itandukanye yo muri aka karere. Kenshi hari igihe haba hasanzwe hari uturaro duto, ariko iyo imyuzure ibaye myinshi tuba imfabusa. Kugerageza kutwambuka hari benshi bahasiga ubuzima. Nk'umugezi wa Secoko ugabanya imirenge ya Nyange na Ndaro uri mu migezi ikunze kuzura igihe imvura iguye ari nyinshi, bigahagarika urujya n'uruza rw'abatuye imirenge. Mu gihe cy'imyuzure abana ntibaba bakibasha kujya ku ishuri, yemwe abarwayi kwivuza ntibishoboka. By'umwihariko abafite intege nke usanga kwambuka uturaro dusanzwe aha bidakunda, muri make ubuzima buba ari ubundi mu bihe by'imvura nyinshi. Ibi kandi nabyo byabaga ku mugezi wa Satinski nawe uri muri aka karere ka Ngororero. Ni nayo mpamvu ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije kibinyujije mu mushinga witwa Landscape Approach to Forest Restoration and Conservation, LAFREC mu magambo ahinnye y'Icyongereza, ugamije gusana amashyamba ya Gishwati na Mukura, kuri ubu yanahindutse parike, ndetse no gusana ibice biyakikije. Hubatswe ibiraro bibiri mu karere ka Ngororero ku bufatanye n'umuryango Bridges to Prosperity, umuryango utari uwa leta uteza imbere ibikorwa remezo mu Rwanda. Ibiraro byubatswe muri Ngororero ni ikiraro cya Kivomo kiri ku mugezi wa Secoko gihuza imirenge ya Nyange ndetse na Ndaro, ndetse n'ikiraro cya Rwamamara kiri ku mugezi wa Satinski gihuza imirenge ya Ngororero na Kageyo. Mbere y'uko ibi biraro byubakwa ibibazo byari byose, yemwe bamwe bahaburiraga ubuzima cyane abafite intege nke. Dore uko abahatuye basobanura ibibazo bahuraga nabyo. Uyu munsi ibyishimo dufite nta nubwo wabona aho bishyira, kubera ko twari twaraguye mu nganigazi tutabona uko twambuka ngo tureme isoko rya Ngororero. Waba ufite ikintu wajyana mu isoko rya Ngororero, ubwo ngubwo ntubona uko ucyambutsa. Ariko turashima umubyeyi wacu Perezida Kagame waduhaye rino terambere kugira ngo tujye tubona uko twambuka n'abana bacu babone uko bajye bajya ku ishuri. Ntabwo babonaga uko bajya ku ishuri kubera ko iyo umugezi wabaga wuzuye abana bamaraga gatatu batiga kubera baburaga aho bambukira. Ese haba hari abantu baba barahaburiye ubuzima? Barahari benshi. Hari n'umwana wari ufite nk'imyaka 4 niwe uheruka kugwamo, bari bamukuye kwa muganga baramubura. None iki kiraro kije gutsinda uyu mugezi. Warora kumariya abana abavandimwe bagenda bagwamo. Icyo nicyo cyambere. Nanjye kandi naha nuko bongeye bakakora, ntabwo najyaga nyura aha ngaha. Nk'iki gihe nanyuraga mwaya mazi ataruzura, yaba yuzuye nk'ihamiriye iriya ukirarirayo nkararayo, ngo kimfitiye akamaro.
Ikiraro cya Kivomo gifite uburebure bwa metero 45, naho ikiraro cya Rwamamara kikagira uburebure bwa metero 58. Ni ibiraro bishobora kwakira uburemere bw'ibiro 400 kuri metero imwe. Ni ukuvuga ko ikiraro cya Kivomo cyajyaho abantu n'ibintu bipima toni zigera kuri 34. Iki kiraro kandi gifite ubushobozi bwo kumara imyaka 30 gikoreshwa. Iyubakwa ry'ibi biraro ni ibyishimo ku batuye akarere ka Ngororero, dore ko bizakoreshwa n'abaturage bakabikoresha mu buryo buhoraho, cyane cyane abatuye muri iriya mirenge ine ya Nyange, Ndaro, Kageyo na Ngororero. Ubwo akarere ka Ngororero kamurikirwaga ibi biraro tariki ya 10 z'uku kwezi, umuyobozi w'akarere yavuze ko iki ari igisubizo ku batuye Ngororero ubusanzwe bahuraga n'imbogamizi ziturutse ku myuzure y'iyi migezi ya Satinski na Secoko. Ni ukuvuga ngo igihe imvura yabaga iguye nk'uko mubibona, amazi aba menshi ku buryo umuvumba wayo utwara abaturage. Ubu rero abaturage bagiye kugenderana, umuturage aba ashobora kuva mu kagari kamwe ajya mu kandi cyangwa mu murenge umwe ajya mu wundi. Ibyo rero biraza gufasha abaturage, se n'abaturage gusa n'abayobozi. Ni ukuvuga ngo birumvikana niba hatariho kugenderana, uyu munsi hakabonetse ibiraro, kugenderana biriyongera. Murumva rero ni igisubizo gikomeye. None ku buryo buri economic, umusaruro w'abaturage hari birumvikana aho imodoka zidashobora kugera, ariko wasanga nk'umuturage atwara imyaka ku mutwe, uburyo bwo kwambuka wa mugezi yikoreye n'imyaka, murumva ko cyari ikibazo. Ariko uyu munsi wa none ni igisubizo, umuturage azambuka ntacyo yikanga. Ibi biraro byubakiwe abaturage byatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 98 z'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe na Rema ndetse n'umuryango Bridges to Prosperity. Ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema kivuga ko gishyira imbaraga mu gukora ibikorwa nk'ibi byo kurinda abaturage, kuko mu ntari uri ku isonga mu bikorwa byo kurengera ibidukikije. Iyo tuvuze kubungabunga ibidukikije, ntabwo ari kwita ku misozi gusa, ntabwo ari ukwita ku biti, ntabwo ari ukwita ku mazi, ahubwo ni uguhera kuri muntu tukamubungabunga, tukareba icyo akeneye, cyane cyane ko ibintu byinshi umuntu akeneye cyangwa se akoresha biva mu mutungo kamere, ari wo y'amazi, ari bwo bwa butaka. Ariko ibyo byose tubibungabunga kugira ngo ku neza ya muntu. Rero ntabwo bitangaje kuba imishinga nk'ingiyi yo kugira ngo abantu batagira impanuka zitandukanye zo kuba zatwara ubuzima bwabo, cyane cyane ko ubungabunga ibidukikije agomba guhera kuri muntu. Usibye ibiraro bya Rwamamara na Kivomo, ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema cyafashije kandi mu kubaka ibindi biraro 5, harimo 3 byubatswe mu karere ka Rubavu ndetse na 2 byubatswe mu karere ka Rutsiro, byose ku mugezi wa Sebeye. Byose uko ari 7 bikaba byaratwaye asaga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe ku bufatanye bwa Rema n'umuryango Bridges to Prosperity. Kubera uburemere bw'ingaruka ziterwa n'iyangirika ry'ibidukikije, akarere ka Ngororero kavuga ko nako kashyize imbaraga mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, nk'uko umuyobozi w'akarere abivuga. Mu gufata ubutaka rero dufite gahunda zitandukanye. Hari gahunda y'amaterasi y'indinganire ari gukorwa ahantu hatandukanye, mu mirenge itandukanye. Imirenge yose mubona isa nkaho ibongamiye muri uyu mugezi. Dufite gahunda yo gutera imigano tubungabunga nanone inkombe z'imigezi. Dufite gahunda yo gutera ibiti mu rwego rwo kurwanya isuri. Dufite gahunda yo gucukura imiringoti mu gufata y'amazi kugira ngo nibura hagenda amazi yonyine, nibura dufata ubutaka. Ibyo byose ni gahunda zitandukanye zidufasha kugira ngo tubashe guhangana n'iyi migezi igenda yuzura ku buryo butunguranye. Ku bw'aya mahirwe, abaturage nabo biteguye kurinda ibi biraro byubatswe kugira ngo hatagira ikibyangiza. Uruhare nabigiraho no gufata neza ibidukikije ndetse no gufata neza iki kiraro kubera ko cyaje nk'abaturage tugikeneye. Ibi ni ibiraro bihenze
Ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA nacyo gisaba abaturage kubifata neza kubera akamaro bifite. Ubutumwa bwa mbere nshaka guha abaturage ni uko dusaba ko ibi bikorwa byose byo kubungabunga ibidukikije babigira ibyabo. Niba ari imigano yaje guterwa ku nkengero z'umugezi kugira ngo bagaragaze za metero 10, ntibumve ko iyo migano ari iy'umushinga wo muri REMA wayiteye, ari iy'umufatanyabikorwa, ari iy'akarere cyangwa se ari iy'umurenge, ahubwo bumve ko iyo migano ari iyabo, bayibungabunge, bayikorere. Iyo ubonye igikorwa remezo nk'iki cy'ikiraro, babifate bakigire icyabo. Niba hari icyuma kivuyeho, biri n'amahire ko hari abahuguwe, hari na komite yashyizweho kugira ngo ikibungabunge, babigira ibyabo. Ubutumwa rero nanone naha abayobozi ku nzego z'ibanze, icya mbere ni ukubashimira ubufatanye tugirana, ariko nanone nkabasaba guhozaho, kuko kubungabunga ibidukikije birakomeye, kuko birasaba kugira ngo abantu bahindure imyumvire, bahindure imigirire mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kugira ngo umuntu ahindure imyumvire, kugira ngo umuntu ahindure imigirire, ni uko agira umuntu umukurikirana, umwakompanya muri urwo rugendo. Abayobozi rero b'inzego z'ibanze turagira ngo badufashe muri urwo rugamba rwo kwigisha, ariko banadufashe muri urwo rugamba rwo gukurikirana abica amategeko. Abica amategeko kuko nibo bahagarariye ubuyobozi mu ifasi yabo, ni nabo bashobora kuba bagira uruhare, cyane cyane ko n'itegeko ribibemerera kuba n'ibyo bihano babifata, n'uhagarikwa cyangwa se n'ugirwa indi nama bakaba bafata iya mbere, badategereje ko urundi rwego, yaba REMA yaba Minisiteri y'Ibidukikije, ko baza kugira ngo bari bafate ibyo byemezo, kandi ari bo babana n'abo baturage umunsi ku wundi. Ibi wari ubizi se? Uruzi ko ingaruka ziterwa n'imyuzure zitagarukira gusa ku gutwara ubuzima bw'abantu, kubakomeretsa cyangwa gutera igihombo giturutse ku isenyuka ry'ibikorwa remezo? Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryerekana ko abarokoka ibiza by'imyuzure bashobora kwibasirwa n'indwara zo mu mutwe nk'ihungabana, ihagarara ry'umutima n'izindi. Iyi niyo mpamvu hari ibikorwa byinshi bigamije guhangana n'ingaruka bikorwa kandi bigatwara ibihugu ubushobozi buremereye kugira ngo bikorwe kubera ingaruka bigira ku baturage. Turagana ku musozo w'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ariko mbere yo gusoza, nakwibutsa ko umuntu ari uza ku isonga mu kubungabunga ibidukikije, bityo ko ari ukwiye kwitabwaho ku ikubitiro. Ari nayo mpamvu ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije cyimakaza ibikorwa bifasha abaturage guhangana n'ingaruka zituruka ku iyangirika ry'ibidukikije. Twabonye ingero z'ibi bikorwa zirimo ibiraro bibiri by'abanyamaguru binyura mu kirere byubatswe ku migezi ya Satinski na Secoko, aho abaturage bajyaga bagorwa no kwambuka, ndetse bamwe bakahasiga ubuzima, cyane cyane abafite intege nke nk'abana. Kubakwa kw'ibi biraro byahaye icyizere abaturage ko ntawe uzongera kuhagwa, ndetse ko nta nkomyi izongera kubangamira kwambuka n'ubuhahirane mu mirenge ibi biraro byubatsemo. Ikiganiro tugisoreje aha. Ni ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya REMA, kikugeraho buri cyumweru guhera saa 8:45 kugeza saa 9 kuri Televiziyo Rwanda, ndetse na buri wa mbere kuva saa 12:30 kugera saa 12:45 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.